Reka rero tuganire ku bintu maze kubona i Buraya mu myaka yanjye ngezemo irenga 50, ibintu Uburaya n'imyaka yanjye bimaze kunyigisha. Wenda namwe hari icyo byabahinduraho bikabagirira akamaro muri no rugendo rw'iterambere turimo twatangiye rwa 2026. Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Mwicare hasi rero tuganire, mbahe experience yanjye. Iyi ntago ari motivation isanzwe, ni ukubasunika kugira ngo murebe uburyo twahindura mindset, uburyo tubona isi, uburyo tubona ibintu uko bimeze. Icyo nshaka kubabwira ni uko wabyemera utabyemera ni ubushake bwawe, isi izakomeza igende, isi izakomeza imuvinge. Wahagarara, wakwiruka, wakambakamba, uko uzabishaka kose nta kizatuma isi itamuvinga. Byakabaye byiza rero ari uko twamuvinga natwe tugakomeza n'isi, nk'uko abatubanjirije abakuru babibonye. Baravuga ngo niyo utashobora kwirukanka genda buhoro, niyo utashobora kugenda buhoro kambakamba, niyo utashobora gukambakamba ariko nibura genda uhindukaho akantu gato, ariko ntuhagarare. Guhagarara byo nta birimo. Reka rero mbahe kuri bimwe nabonye kuri iyi si byanyigishije. Icya mbere, iterambere, urugendo rwose ntago rwihuta. Nta terambere ryigeze ribaho ryihuta. Nibwo bakubwira ngo inaha hari ijambo bakoresha ngo short are scams. Ni ukuvuga ngo ibintu byose bije vuba vuba, ibyo ngibyo ni ubujura, ni scam. Iterambere ryose rije vuba vuba ni ukuvuga ngo ririmo ikintu wakwikanga. Ni ukuvuga ngo iryo terambere ntabwo rizamara kabiri. Iyo ni scam, ushobora kwisanga mu maboko atari ayawe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, baravuga ngo wowe, you are not the main character in other people's life. Wowe ntacyo uri cyo, ntago uri character, ntago ari wowe ushinzwe gufasha abantu bose cyangwa gupanga abantu bose ubuzima bwabo, kubera ko bari abantu nabo bafite ibindi bintu bahugiyemo cyane, ntago ari wowe bahugiyeho. Buri muntu wese kuri iyi si ari mu rugendo rwe. Bagatanga inama bavuga ngo focus on your own journey. Wowe reba ku rugendo rwawe, ntushake gukemura ibibazo bya buri wese, ntushake kwishyira mu bibazo bya buri wese, kubera yuko wowe ushobora kuba ukenewe gusa mu imfashanyo, ukenewe gusa ko bakeneraho imfashanyo. Bityo rero ntago bakeneye ko uba mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ntiwumve ko ufite inshingano za buri muntu wese. Inshingano za mbere ufite ni wowe ku giti cyawe. Icya gatatu tugiye kugeraho rero, ubuzima bwanyeretse yuko biba byiza ko buri munsi guhora witekerezaho, ukaba munini kurusha ibibazo. Bityo numara kuba munini ugahora witekerezaho uburyo wahora uhinduka. Niyo buri munsi wazajya usoma agapapuro, agapaje kamwe, ureba akavideo kamwe ku munsi cy'ibintu ushaka kuzaba byo, mu myaka 5, mu myaka 6 uzaba uri umuntu mushya. Ntago uzaba uri wa wundi tuzi mu myaka 5 ishize. Nibura ku munsi ugatera agatambwe, nibura ugatera agatambwe. Niyo mpamvu ku cya gatatu ntibuvuge ngo wa muntu uhozaho ku kantu gato arusha wa muntu uzana ibintu byinshi cyane, ubaka ibintu byinshi cyane mu gihe gitoya, mu gihe cy'ukwezi akaba ibintu byose arabirangije. Oya, uriya arutwa na wa muntu uhozaho akantu gato gahoraho, karuta ka wa muntu munini ukora ibintu byose. None aha bakavuga ngo action beat planning.
twafashe imigambi myinshi tukiri abana, tuzakora kino, tuzakora kino, tuzakora kino, tuzakora kino, ukarinda usaza, ukarinda uminuka nta n'ikintu na kimwe ukoze. Biba byiza jyamo kora, niyo waba utabisobanukiwe neza, jyamo ukoresha utwo duke ufite, ubwo bumenyi ufite, iyo experience ufite, wowe jyamo, ibindi byose bizaza uri mu rugendo. Komeza, tangira, genda, bizapfira mu nzira ariko uzamenya aho bipfira. Noneho ubwo twinjiye ku yindi etape ijya guhura n'iyi ngiyi. Komeza usaba abantu inama, gisha inama. Hari abantu bari hano hanze bwije ukuri, bafite umutima mwiza ufungutse wo gutanga inama. Ntitukarebe ko abantu ari abagome, ntitukajajinge abantu ngo ni abagome. Wahuye n'umuntu w'umugome, yes, ntabwo abantu bose ari abagome. Ntukumve ko abantu bose ari abagome. Hari abantu kuri iyi si biteguye gutanga impano nziza kandi bashimishwa no kubona abandi batera imbere. Bityo rero ntuzagire isoni n'ubwoba bwo kujya kugisha inama, gusaba inama. Biba byiza kureba ujya gusaba inama uwo ari we, ko ari umuntu nyawe, kuko hari abesikoro benshi cyane bigize abajyanama, abantu batanga inama, kandi ejo ugasanga arimo arakwaka amafaranga. Impa amafaranga, impa amafaranga. Ubundi inama nziza zo kugira ngo umuvandimwe wawe atere imbere ntizikeneye rwose amafaranga, nk'uko twabisanze abasokuruza bacu babikoraga. Wowe ubwawe uragenda ukagisha inama, noneho kera ibintu byazagenda neza ukazitura uriya muryango wakugiriye neza. Niko byagendaga, ntago utanga wishyura nta cyari cyanakorwa. N'urugendo, ibintu byose turi mu iterambere, mu rugendo rwa buri munsi. Ikindi nakongeraho cya gatanu hano rero, mu bintu nabonye kuri iyi si, nuko isi yuzuyemo abantu bafite ubumenyi. Iyi si irimo abantu bafite talented, ariko abo bantu bose uko bareba gutyo bafite izo talent, uzahura nabo uzababona, ariko abo bantu ntibatera imbere, ntaho bagera. Waruzi impamvu se? Talent nyinshi ziguha ego, zikubakamo ukwiyemera. Noneho utagiye kwiyemera rero, unanirwa noneho gukora ibintu mu mwanya wabyo, unanirwa gushyira akantu buri munsi, nibura kugira akantu ugenda ukora. Mu gihe abantu badafite ubumenyi na buto, abantu bo mu mujyi gusa, usanga bareba talent z'abandi bakagenda bakazubakiraho, ugasanga noneho nibo basaruye kurusha ba bandi bafite talent. Ugasanga umuntu afite talent, impano yavukanye, ariko ugasanga imupfiriye ubusa. Abandi baraje barayibonye, bageze uburyo bayimodifiyaho gatoya, ubundi ibintu bibaye byiza kurusha wa wundi wari ufite talent. Noneho ikintu kiza kuri iyi si nuko biba byiza guhora ushaka abantu bafite talent, ukababyazamo umusaruro, nabo bakarya, nawe ukarya, mwese mukagira icyo mwagera naho. Kubera ko isi igizwe n'ibice byinshi, bigomba amapiyo menshi agomba kugenda yuzuzanya, kugira ngo ushobora kuba ufite talent ariko udafite manager, ukeneye manager. Ushobora kuba ufite talent ariko udafite umuntu ukugeza aho uzagaragaza ya talent yawe. Nuko rero no kuvuga ngo buri wese agomba gukina role ye kugira ngo isi tuyihindure, ntituzayisige nk'uko twayisanze, igire legacy. Kandi rero ikindi nakongeraho aho ngacyo nabonye mu buzima bwanjye, mu misazire yanjye n'isi, ba open ku bintu bishya. Gira amatsiko ku bitekerezo bishya, gira amatsiko ku bintu bishya birimo kuza, gira amatsiko. Burya kugenda ugira amatsiko ni kugenda wiyubakaye, ukugira amatsiko niko ugenda utera imbere, ni kugenda ubona ibintu mu shusho itandukanye, itameze nka ba bantu batagira amatsiko bumva ko bagezeyo. Uriya muntu wumva ko yagezeyo, oya, ntaho wageze, kubera ko amateka twereka ko ababanje, abagize icyo bageraho na n'ubu bagikomeza. Iyo urebye ibihugu by'Uburaya byarakoze mu myaka myinshi, imyaka 200, bakoze empire, bakoze bike, ariko na n'ubu baracyakora, ni nkaho bagitangira gukora. None se wowe uri iki ugeze uvuga ngo wagezeyo, ibyo wagezeho birahagije? Oya, ni ukuvuga ngo ni kuri wowe. None se abazagukomokaho, abazakomoka ku bazakomokaho, legacy niyihe usize?
ni byiza rero ko dukomeza tukicalenjinga, kubera ko iyo utihayemo izo challenges mu buzima bwawe nibwo usanga abantu twirirwa kuri televiziyo, twicaye mu ntebe, ugasanga haviremo n'indwara, bityo rero ugasanga ntabwo ari byiza. Nkomereze ku kindi rero, naje gusanga inaha ngaha ni nacyo kintu mbona mbwira abantu bose, niba ushaka kubaho ubuzima bwiza ntukicare ahantu hasi igihe kinini. Niyo waba udafite uburyo wajya hanze ngo utembere hanze iminota 5-15 buri munsi, nibura bikore mu nzu, bikore mu nzu, ugende woza ibyombo, ukate, ukore, ukubure, ube umuvinga. Biriya ni siporo nziza kandi itagusaba ibintu byinshi cyane. Nkubwije ukuri ko ni ibintu bikubwira, wumva iyo ubikora cyane wumva umubiri wawe umeze neza, uri supre. Ni ukuvuga ngo ubuzima, ejo hazaza hawe uba wumva hafite garanti. Yes, nkuko nigeze no kubivuga, abantu baranseka, ni ukuvuga ngo hari indwara ziza zigahunga, zikagukubitaho, zikirukanka. Kubera iki? Ubuzima bwawe buri fit. Erega hano iyo ushatse kuvuga ko ubuzima bwawe buri fit, ntabwo mbifata nk'uko i Buraya babifata. I Buraya bo bazi ko umuntu unanutse ari uri fit, umuntu ubyibushye afite ibibazo. Ngewe siko mbibona, ntabwo ari nako nabibonye. Amateka anyeretse ko n'abantu banini bari fit. Icyangombwa nuko buriya bunini bwawe ubukoresha. Yes. Hari ikiganiro njya mbona kuri televiziyo cyitwa Strongest Men. Ni abantu usanga umuntu apima nka toni nzima, aterura ibintu biremereye. Uriya muntu se ni munini cyane, ni munini pe. None se urabona adafite akamaro? Afite akamaro. Ni ukuvuga ngo ubunini bwe yabubonyemo amahirwe, yabubonyemo opportunity, mu gihe abandi babona ko ubunini bwabo ari ibibazo, ari ibicyoya. Ahubwo ntago wabaye munini by accident, ntago ari ibyago wagize, ahubwo ushobora kuba ufitemo umuhamagaro, ahubwo wowe nuko ukoresha. Dukomeze ikindi rero, naje gusanga mu myaka maze i Buraya no kuganira n'abantu cyane cyane bakuze, usanga byanze bikunze uzicuza ikintu utigeze ugerageza gukora. Uzicuza byanga byakunda, uzicuza ikintu utigeze ugerageza gukora. Nibura gikore, gipfe, cyange, ariko uvuge naragerageze, nashyizeho akange, byaranze. Aho kugira ngo wicare gusa ubitekereza mu mutwe wawe, ubitekereze ntibizagire icyo ubikoraho. Ni ibintu bibi cyane iyo ushaje, iyo ukuze uricuza, kandi it's too late. Bityo rero mbabwira yuko ni byiza icyo utekereza mu mutwe wawe, icyo buri munsi ubona kiza mu mutwe wawe, go for it. Genda ugerageze, genda ukigerageze. Ikindi cya nyuma nshaka kurangiza kuri uyu munsi, nuko ikintu cyitwa reputation, izina ryawe, icyubahiro cyawe, izina ryawe, wowe uri we, ko bakuzi, ni ibintu uba warubatse igihe kinini cyane. Nibura igihe gito n'imyaka 5 bishobora kugufata kugira ngo abantu bamenye ishema ryawe, icyubahiro cyawe bakuze muri community. Bigufata igihe kugira ngo uhagarare hariya ube umuntu w'icyubahiro. Ariko nkubwije ukuri yuko bishobora gufata umunota umwe ugahinduka 0. Bityo rero tugombe duprotecte ibyo turiho, ibyo dushobora kuba twaragezeho, n'ishema twaba isi yaraduhaye, kubera yuko nta garanti yuko bizahoraho forever. Nutabiprotectinga, ukirinda ingeso mbi zagutesha agaciro kawe. Bityo rero nutiproteja, ntugire ngo isi izaguproteja, kubera ko isi iri hariya iteze amaso kugira ngo itegereze ikubone waguye. Nicyo isi ibereho, irashaka kukubona waguye. Bityo rero ni inshingano zawe zo guproteja iyo reputation yawe, koko wayubatse igihe kinini, byagufasha imbaraga mu gihe abandi bari basinziriye, wowe wari wicaye urimo gusoma, urimo gukora, urimo kureba uburyo wakwiyubaka. Rero bityo rero
reputasiyo yawe ihagarareho, ntuzemere ko umuntu azaza akayigira ubusa mu gihe cy'iminota itarenze 5. ubwo rero kuri uyu munsi reka turangirize kuri iyi raundi yindi, nse nkaho barangiriza bavuga ngo kubyo bavuga ngo what is goes around comes around. Akenshi ahangaha baba bashatse bavuga yuko amazi arashyuha ntiyibagirwe iwabo wa mbeho. Ni ukuvuga ngo icyatangiye cyose kizagera aho ngaho kiruhukeho kigende buhoro. Ni ukuvuga ngo ineza urimo gukora byanze bikunze izakugeraho, n'ibibi urimo gukora byanze bikunze bizakugeraho. Ni byiza ko twahora dukora ibyiza, ni byiza yuko twafasha abantu, ni byiza twahora dukora abantu, kubera yuko biriya ni ibintu bihora biduha guhora tutikekamo inabi twakoze ko izatugarukira. Mu kurangiza rero akanyuma rero ntaragenda, mu karangiza akanyuma, amahirwe abaho, uyemere ntuyemere, amahirwe abaho. Icyo mpora mvuga kuri iyi video yanjye, itegure umunsi amahirwe azasange wariteguye, uri tayari. Ahangaha rero niho ya mategeko y'umukino w'ubukire w'iterambere mpora mbibutsa niho ashobora kuzakora, kubera ko uyu munsi ejo n'ejo bundi amahirwe akugwiririye utariteguye, utari tayari, ni kwa kundi wumva ngo yamuciye mu myanya y'intoki. Uriya muntu ntuzamurenganye, nuko atagize amahirwe ngo arebe iyi video, ayumve iyi video, arebe amategeko y'umukino uburyo akinwa n'uburyo umukino ukinwa n'amastrategie, yiyungure ubwo bwenge. Mukomeze rero mugire umunsi mwiza, ubwo naho ubutaha. Ciao 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 ciao.